Happy New Year, umwaka mwiza, umwaka w'imbabazi, umwaka w'ubuntu, umwaka w'urukundo, umwaka wo kumenya Yesu, umwaka wo gusobanukirwa iby'Imana. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Iminsi myinshi nari mbakumbuye, benshi baranyandikiye bambwira ngo narabuze. Ndahari rwose, hari ibyo nari mpugiyemo ariko ndahari. Imana ibaha umugisha cyane, nizere ko mwatangiye umwaka neza, nizere ko nta barwayi barimo, nizere ko mwese mushima Imana. Kandi niba banahari nabo ndabaremamo ibyiringiro ko Imana yacu ishoboye byose, ko Imana yacu izabakiza. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Uyu mwaka hari abantu basengeye abantu mu myaka yatambutse cyangwa umwaka ushize, begispekitinga ko bazakizwa, babona ntibakijijwe, babona binjiye muri 2025 bikiri kwa kundi. Ndababwiza ukuri, ijambo ry'Imana icyo ryasezeranyije kijya gisohora, umunsi umwe kijya gisohora. Ntutakaze ibyiringiro, abawe bazakizwa, abawe muzavuga ururimi rumwe, abawe muzabyumva kimwe. Ntuhangayike, igihe cy'umuntu kiragera. Ntumurangize, ntumucireho iteka, ntumve ko byarangiye. Igihe cy'umuntu kijya kigera. Ndareba uriya mugore wari ku mugezi agiye kuvoma ngo yihishe yububa ngo agenda saa sita ku manywa y'ihangu, izuba rimeze nabi riri kumena agahanga. Ariko kubera iki? Ngo kubera ko yikangaga ko abandi bagore cyangwa abandi bantu bamucira imanza bamureba nabi, kubera ko yari yaragoshe abagabo b'abandi, yarabatwaye, yarabamaze. Hanyuma ajya kuvoma yihishe, ariko kumbe Yesu nawe aho hantu yari yahatagetinze. Haleluya, Yesu ajya adutagetingira. Ntuhangayike, ntugire ikibazo. Uwo muntu usengeye imyaka n'imyaka, igihe kimwe Imana izagukorera surprise utangare. Igihe kimwe azavuga Imana, igihe kimwe azamenya Imana, igihe kimwe azava muri bibi yivurugutagamo, igihe kimwe ingeso ze zizarangira, igihe kimwe uzabona abisohotsemo. Nibyo birakabije, nibyo biteye isesemi, nibyo biteye ubwoba, nibyo yarababaye, nibyo yarapfuye nabi arahangayitse, nibyo inkovu ziramwishe kubera gusinda, nibyo abakobwa baratonda umurongo uko yabateye inda, nibyo yibye banke, yagize ibiki. Ariko igihe kimwe kijya kigera, mwene data, umuntu agahinduka. Rero wowe wabonye 2024 irangiye ukabona abantu wasengeraga nta gihindutse, wicika intege. No muri 2025 mu 2025 komeranaho, ukomeze imbaraga, wihe morale, ukomeze imbaraga, ugendane na Yesu, ukomeze ubasengera, ukomeze ubaturaho ibyiza bizahinduka. Wowe ufite umwana ufungiye ahantu, ndaguhumurije, ndagukomeje. Wowe ufite umwana ufungiye ahantu bahora batwaye muri biriya bigo ngororamuco, akagenda akagaruka, ukabona nta mpinduka, wimurangiza, humura. Igihe cy'Imana kiragera igacakira umuntu gutya ikamufata. Igihe kijya kigera Imana igacakira umuntu ukamufata. Ahubwo saba Imana strategy, ntibibe mu gusenga gusa, ahubwo umwerere n'imbuto, ahubwo unamukunde cyane. Imana iguhe strategy z'ukuntu wabyitwaramo. Nari ngiye kubasomera inkuru ariko mbonye ari ndende tutayivamo. Ni mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 10. Ni inkuru y'umugabo witwa Corneille. Corneille ngo yagize iyerekwa ku manywa y'ihangu. Gutya tuyigirira iyerekwa, yigira mu iyerekwa ngo yari umugabo ukiranuka, yari umugabo usenga, yari umunyedini mwiza pe, ubahiriza ibintu byose, usenga, ukunda abantu, ngo ugira ubuntu bwinshi. Yagiraga abantu ubuntu bwinshi. Urumva nyine yagiraga abantu n'imitwaro, abo batarakizwa bose ndibaza, abasengera cyane, ngo ari umugabo usenga pe. Igihe kimwe ngo yinjira mu iyerekwa saa 9 z'amanywa y'ihangu, ngo yinjira mu iyerekwa, ngo abona marayika yinjiwe mu rugo. Marayika arazamubwira ati, Corneille, gusenga kwawe kwarumvishwe, gusenga kwawe kumvikanye imbere y'Imana, gusenga kwawe kwibutswe. Haleluya. Cyangwa gusenga kwawe nawe kukwibukwa vuba cyane, cyangwa gusenga kwawe nawe muri 2025 kukwibukwa. Corneille ngo marayika aramubwira ati, tumaho umugabo witwa Petero. Kubera ko gusenga kwawe kumvikanye, tumaho umugabo witwa Petero aze mu rugo iwawe. Corneille arabyubaha, atuma abagabo bakoranaga nawe aho ngaho, bari bamurinze aho ngaho. Avuga ati, nimugenda ahantu hitwa gutya na gutya, mutumeho umugabo witwa Petero, Simoni Petero, ari mu nzu y'umuntu bita Simoni aha n'aha. Abikora uko marayika yamubwiye. Abo bagabo baragenda bajyayo. Bikubitana nuko na Petero rero muri icyo gihe abo bagabo bari mu nzira baza kumushaka. Petero ahantu yari ari, Petero intumwa Yesu mwese muzi. Petero ari ahantu ngo hejuru mu cyumba cyo hejuru, ngo arindiriye ko ibiryo bishya kuko yari ashonje, ngo ari hejuru arimo
ahondobera aho ngaho gutya asa nk'aho agatotsi kamutwaye, ngo nawe ajya mwiyerekwa. Haleluya. Petero ngo ajya mwiyerekwa ngo gatora mandeke. Petero ajya mwiyerekwa ngo abona igitambaro kiraguye gutya giturutse mu ijoro, ngo kiri ibisimba by'ubwoko bwose, ngo ibikurura inda, ngo ibigendesha amaguru ane, ngo ibisimba by'ubwoko bwose bimeze ukuntu. Ariko ngo agiye kumva yumva ijwi riturutse mu ijuru, handi cya gitambaro cyaturutse, yumva ijwi riturutseho rivuga ngo baga urye. Petero ati baga urye. Petero avuga ati kuva nabaho ko ntararya igihumanye, Mana yanjye, ibi ni ibiki? Ntabwo narya ibintu bihumanyije rwose. Ijwi ngo riramubwira ngo byitire iki bihumanye ko namaze kubihumanura. Ni kuki wita ibihumanye ko bihumanye kandi namaze kubihumanura? Ni njyewe ubikubwiye baga urye. Petero ngo arongera bisubiramo, ijwi ribisubiramo ngo gatatu, riramubwira ngo baga urye kuko ibyo namaze guhumanura ntabwo wowe ubyita ibihumanye. Agiye kumva yumva ngo abantu barakomanze, ava mwiyerekwa ngo barazamubwira ngo hari abantu bagushaka hasi. Ajya kubareba, iyi ni inkuru mu byanditswe mu byakozwe n'intumwa igice cya 10. Aramanuka basanga hasi, bavuga ngo umugabo witwa Koruneliyo akudutumyeho ngo tuze tukubwire ko agushaka mu nzu ye. Petero ngo yibuka ryayerekwa, akibitekerezaho nyine abagabo bari kumubwira, arabakurikira agenda yinjira kwa Koruneliyo. Petero arinjira ati murashakira iki? Abaza Koruneliyo ati murashakira iki? Koruneliyo amubwira ati rero ngo nari mwiyerekwa, marayika araza arambwira ngo ngutumeho. Ati none nanjye ndakwakiriye, ngaho tubwira icyo ushaka kutubwira. Petero ngo abitekerejeho, menya yari yibutse ryayerekwa kuko ukuntu yahasanze. Haleluya. Mba nshaka kwitonda uyu munsi. Ukuntu yahasanze, yasanze ibihumanye. Reka tubivuge uko Bibiliya yabyise. Yahasanze ibihumanye. Yahasanze ibikurura inda, yahasanze ibigendesha amaguru ane. Haleluya. Yahasanze ibintu bidashobotse. Yahasanze uburiganya. Bikurura inda harimo uburiganya, harimo ibintu bidashobotse. Yahasanze imbwa, yahasanze amapusi, yahasanze ubusambanyi, yahasanze imijinya, yahasanze ibintu bihumanye. Wenda yabasanze kutuyoga simbizi, wenda yabasanze bari gutumura udutabi simbizi, wenda yahasanze abantu abona amaso yatukuye basinze bakamena impanga, wenda yahasanze abantu bafite numbaze za tatuwaje niba zarabaga icyo gihe, wenda yahasanze ibintu nawe ubwo abibonye avuga ati ahantu ninjiye mwoka byaramwe ko ari mu bihumanye. Nukuri yaramenyere kugendana n'abakizwa, yari yaramenyere kugendanira iruhande rwa Yesu, yiberaga mu nkuru z'abakijijwe, yibera mu bitangaza mu bintu, ariko noneho bamutumye ahantu yicaye ahantu mu bihumanye. Ni Bibiliya yabyise gutyo, sinjye wabyise gutyo. Yicaye ahantu nawe arabyumva neza ko ahantu nta mwuka w'Imana uhari. Aha hantu harahumanye pe. Usibye ko Imana yabwiye uyu mugabo, naho ubundi ahantu sinakahicaye njyewe Petero. Haleluya. Ariko Imana ifite umugambi ku muntu. Koruneliyo ngo yari yatumiye bene wabo bose, yatumiye abaturanyi, yatumiye inshuti ze, yatumiye abantu bose. Yari umugabo ukomeye, yatwaraga ngo umutwe w'abasirikare niba ari 100. Yari afite ukuntu afite batayo ye kwa, yari umusirikare ukomeye, yari umuntu uzwi. Rero yari yatumiye wenda nabo basirikare, who knows, yari yatumiye abantu batandukanye. Imana y'ibireba yabonaga za spirit nyine zibarimo, ibihumanye bikurura amatwi, bigendesha amaguru ane. Murabizi ko hari ibikoko natwe tutarya. Petero yarabiraga mu mwuka akabona ibi bintu sinabirya. Ariko Imana yambwira ngo urabyitira iki bihumanye ko namaze kubihumanura. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Arangije yicara aho ngaho, aratangira ngo ababwire inkuru za Yesu. Sasa yavuze ati aba batipe nta bindi bintu namenye, nta bindi bintu sindi ubigishe kuroba, sinyira umurobyi, reka mbibwirire iby'umwuka we, reka mbibwirire iby'Imana. Aratangira abwira inkuru za Yesu, umugabo witwa Yesu wagendanye nawe, umugabo witwa Yesu wakijije abarwayi, wahetamuye ab'imigongo yari hetamye, wafashe utuboko tw'abantu bamunyunyutse akadusubiza ubuzima, wasanze umugore agiye gushyingura umwana we akamukoraho akazuka, wasanze umugore ku mugezi witwaga ko ari indaya watwaye abagabo abandi babayogoje akamuha ubuzima, akamubwira, akamurondora, akamubwira ibyo byose. Umugore akava yishimye yirukanka ati muze murebe uwambwiye ibyanjye byose, amubwira inkuru z'uko bagendanye aho umurimo impumyi zavutse ari impumyi kandi zikuze, ariko agatoba utwonda agashyira ku maso bakabona. Babwira inkuru zitandukanye
zuko yazuye Lazaro maze iminsi ine mwumva yaranutse, ababwira ibintu Yesu yakoraga, ababwira urukundo yari afite, uburyo yagaburiye abantu barenga 5,000 akoresheje amafi 2 n'imigati 5, ababwira ibitangaza Yesu yakoze, ababwira inkuru za Yesu ziryoshye cyane, nanjye nzigiyemo numva navuga bugacya. Arangije mu kubibabwira ari kubibabwira gutya yatwawe. Iyo umuntu ari kuvuga inkuru za Yesu hari ukuntu yumva ibintu biri kumwirukankamo, yumva yatwawe, ababwira agiye kumva yumva abagabo bari gutera mu ndimi, bari kuvuga mu ndimi buzuye umwuka wera. Ba bantu yatumiye aho ngaho Koronariyo bose buzuye aho ngo bafatwa n'umwuka wera baruzuzwa, nk'ibyo yiboneye mu cyumba cyo hejuru mu bakijijwe abyiboneraho mu nzu irimo abapagani, yuzuye abapagani, babandi cya gitambaro cyamwerekaga ko ari ibihumanye, arabyibonera gutya buzura umwuka wera. Bataratura Yesu, batarabatizwa, ariko agiye kubona buzuye umwuka wera tu, just kumwumva gusa ari kuvuga ibya Yesu byarabarenze bamutega amatwi bagiye kumva bumva katoriyama. Hari ukuntu uvuga ibintu bya Yesu kumva wavuza induru wasimbuka, niyo mpamvu mujye mumbona hano nsakuza. Hari ukuntu bumva kumva wavuza induru. Arangije kubabona buzuye indimi ngo aravuga ngo aho nakagendeye noneho menye ko Yamana itarobanura ku butoni, menye ko noneho Yamana itarobanura ku butoni, muzarisome riri mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 10. Noneho menye ko Yamana itarobanura ku butoni pe. Ibyatubayeho mu cyumba cyo hejuru n'intumwa n'abandi bantu twaturi kumwe, n'aba bantu bibabayeho bya bihumanye nitaga ibihumanye, nabo buzuye umwuka wera. Ngo aravuga ngo icyambuza kubabatiza niki, ngo nimwuzuze amazi mwivure muzane tubabatize. Ngo arababatiza kabisa, arababatiza bose, ngo arababatiza buzuye umwuka wera, bari muri Shakataya buzuye umwuka wera kubera kumva ibintu yababwiye gusa, inkuru za Yesu gusa, inkuru z'uko akiza, inkuru z'uko agira neza, inkuru birabarenga, baramwakira umutima buzura umwuka wera. Arangije ngo azana imivure buzuza amazi barababatiza. Haleluya, barababatiza babandi itaga ibihumanye. Imana yambwiye ati wibyita ibihumanye namaze kubihumanura. Imana ari yamaze kugira umugambi kuri wowe atarabimenya. Na Koronariyo sinibaza ko yari yakabimenya, yari yumvishe ko amasengesho yasubijwe, wenda ari umwinginzi wingingira abantu ngo bazakizwe bose, wenda ari umuntu wifuriza abantu ibyiza, ariko ntabwo yarazi ko ibitangaza bimeze gutyo biriwe mu nzu ye, ngo abantu bose bakuzura umwuka wera. Ngo arababatiza bose arabarangiza, ngo banije baramwinginga ngamarana iminsi nabo. Rero mwene data, wowe wasengeye ibintu 2024 ukabona irarangiye yose, none twinjiye muri 2025 muri Janvier, wicika intege, ahubwo ngeramo imbaraga. Wicika intege, ahubwo jya aho bari kuvuga ibya Kristo cyane. Wicika intege, ahubwo genda muri tubu ushaka bavuga Kristo. Wicika intege, ahubwo shyiramo imbaraga. Niba wasengaga iminota 10 wongera 5. Wicika intege, niba wumvaga ijambo ry'Imana ari kuboringa uryumva wasamye wayura, ongeramo akandi kabaraga kindi minota 5. Wicika intege, uriya muntu wasengera ukabona ntakizwa, ongeramo akabaraga, ahubwo muhamagare cyane muri iyi minsi. Jya umuhamagara umubwira uti Yesu aragukunda, Yesu arakiza. Niba utajya gutinyuka gusingira umurwayi, tangira usengera umurwayi ufite confidence, uvuge ngo Mana, amaraso ya Kristo nakiza uyu muntu, mu mibyimba ya Kristo niho twakiriye indwara, ubyaturushyize ushyizemo akabara gushiza amanga. Imana irareba, igihe kimwe kimanukira igakora mu bumana bwayo, igihe kimwe irimanukira igakora. Nkuko yasanze Koronariyo ikamubwira ngo amasengesho yawe yarumviswe, gusenga kwawe kumviswe. Tumaho Petero, nawe uzagusanga kubwira ati gusenga kwawe kumviswe, uyu munsi ndakuzuza umwuka wera. Gusenga kwawe kumvise, uyu munsi ndagukiza icyo kirwara. Gusenga kwawe kumvise, uyu munsi ndakubohorera ibyawe byari bifunze. Uyu munsi ndakumvise. Biragenda gutya, wicika intege, ahubwo vumba hari iby'Imana hose. Vumba, umviriza, tega amatwi hari iby'Imana hose hashoboka. Tega amatwi iby'Imana, ngo kwizera kuzanwa no kumva iki bene data, ngo kumva ijambo ry'Imana. Kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana, pana kumva bya bindi bidafite umumaro. Niba ufite iyo nyota, niba ufite iyo nzara, niba uvuga ngo uriya muntu agomba gukizwa, Mana, uyu mugabo agomba gukizwa, uyu mwana wanjye agomba gukizwa agahinduka izi ngeso mbi ndazihaze, uyu mwana bahoza mu bigo ngororamuco ariko ntahinduka, uyu mugabo mpora nsengera imyaka ibaye ingahe none dore tugeze no muri 25, ukumva ubuhanuzi bwatanzwe rya none ntacyo bukubwiye. Teruma umaze gucika intege, wamaze kumva ko uyu nguyu naho Imana yonyine nisazakizwa. Uyu ko ageze habi, uzi uko nubavuye muri prison, uzi uko noneho bamusanzemo ibirwara ibi nibi, wimurangiza. Nzahora mbivuga, you never know, nzahora mbisubiramo, you never know.
Imana ishobora kumugendera nk'uko Corneille yaribwiye wenyine atumira abantu. Ejo umuntu ashobora kumutumira uwo muntu muri anniversaire wo ngusengera amanywa na nijoro, ntabwo ari uzamuha agakiza. Umuntu ashobora kumutumira akajya muri concert akamugura itike yagera agakizwa. Umuntu ashobora kumutumira muri anniversaire yagera agasanga bari mu bihe byiza bakora byo kuramya Imana akahakirizwa. You never know. Udahari agataha yahindutse wowe kiri kumwita igihumanye kumbe yahindutse kare. Ashobora kujya kwishura akahurira na group isenga akavayo yakijijwe. You never know. Uyu murangiza uyu mucira w'iteka Imana yacu irashoboye. 2025 ibyo wasengeye mu gihe cyashize bitabonetse, komeza ubihange, komeza ubisengere, komeza uhange Imana amaso, komeza ubyatureho ibyiza, komeza ubibwire ko bishoboka, komeza ubwire Imana ngo birandure bivanye mu mizi. Birashoboka cyane ko muri 2025 nawe Imana yagutangaza ikagusetsa, ugatembagara ukishima, ukarira amarira y'ibyishimo. Nibyo mbifurije mwese, mbatiyeho umwaka mwiza wa 2025. Ntimuzarware, indwara murwaye zizakire, abantu mwasengeye imyaka n'imyaka byananiranye mwizere ko muri 2025 bishoboka ko bakizwa. Nukuri komeza ushyiremo imbaraga, Imana irakumva kandi irahari. Igukorere surprise nicyo nkwifurije mu izina rya Yesu. Amen.